kintu mubonamo mwe amafaranga ni manu rwose nubwo ari akanote ka 2 bivuze ko Imana yaraye nariravuka kano kanya kari bwihiye ensara nari mfite mayeri none hirashiza ugize ngo no uranura gurambitse ariko nuri bundi cyo ni iki wana amafaranga sasigana navuga ugize ngo navuga se mubona abantu muvuga mukajyana mwebwe mwenyine muvuga natwe turavuga we ugize ngo ego ye none se ikibazo ufite nikenge ko nagutoraguye urabona nimba Imana yanyihereye manu nge ngomba kukugira ubyemera ubyange ndakujya bimbwiye iki nige nanjye nkuri oya kusotse sugiye bugura nagenda ni ibiki noneho banyarwanda ubwo uzi ko mfite rero tagufite nyine none se nabyibona ko ngufite gorancitse rero ndagufata ibyo wigira ugize ngo ngaho mfata turebe amafaranga arimo amadayimoni none wose agiye ko mbona nyine ego umugabo mbwa nago uramfata ko Shatarayo nakurara mu mufuka koko kanekendera amafaranga ari amadayimoni ariko se ko twabaye inshuti wandinze tukajyana nimeye kunkurikira se ntago no tugenda ngushyire mu mufuka n'ubundi ntago wagenda wikurunga hasagiza abakubona se bavuga ngo Jesus is Lord ariko mane tugende twiganirira nyine nta kibazo rwose ngira ibiganiro ndabizi ndagucira imigani ibisakuzo ni waborora jye nabanye na sogokuru wigira ikibazo ahubwo tugenda bimeze gute ko numva inzira wayiteruye uri kugenda wivugisha unisetsa mu nzira kandi numbeshya ari umuntu numvaga gusubiza agiye he ko nawe nigeze mbabona ubwo suzagira umunwa kugeza rya nande hari umuntu tubonana kandi bavuze ukuri umaze kunywa inzoga nitaho utangiye kubona ibidahari uri kwerekwa sha what ariko sha ntukabeshye nge namwumvaga urabona nasenze ndi kugenda nemye koko hata ndahari man utangiye kunyisha se kandi twabaye inshuti